wariki Onge kugira inama bafite ubwira abantu baje batugana kwa ngo bakumuryango kuko urwari rugusenyuka nawe kugira ngo bisenyuke iryo ni ishyari kandi njya ariko wa mugabo ugira ubwenge ugira ubwenge hanyuma urabona ubuse reka nkubaze nk'iyo ufata box ukajugunya hariya ntuyifate ngo ishyira ahantu hakabaye imyenda ifugwa igomba kujya uratekereza cyane utekereza wanange nabirota wanange nabirota ubu utabyutse utongana nta kindi kintu wakora niwo wanzamureka mererega ku buryo nyine abandi bagore babyuka basengera abagabo babo babifuriza umugisha ngusengera ngewe niba tugafata ibintu ukagenda ukandarika hariya ngewe ubona nabye nakwereka cyangwa urafata box wajugunye hariya wambaye rimwe ukongera ukayisubira hanyuma umaze iki maze iki se nakwereka nyine kagende kuko wowe uri umugore wanjye urabizi ko uri umugore wanjye ndi umugore ariko ntabwo ndi umugore hanyuma niyo nafata urukweto nkaruta muri toilette ntabwo wagenda ukarukuramo ukaruzana ako ngo narashatse ushatse kuvuga iki nta kintu wumvamo se nta kintu wumvamo icyo ndi kumvamo nuko washatse ntabwo nagiye mu murongo ngo narashatse nanjye ni ukwitirwa ngo narashatse madame naratoraguye ntabwo nashatse ubwo ni wowe wizanye nyirangazari uri nyirangazari uri igiki ndi sheri ntabwo ndi nyirangazari ariko abasheri babyuka bavuze induru mu matwi y'abagabo ni abahe wowe umusheri woroheje none ni wowe utumye nzamuka ariko ibiza ukanyurira boxer ari njye waziguze ubu warayinguriye none se ko waraziguze bivuga kuzandarika hariya bivuga kuzandarika hariya akoma uko arabizi ko mfite umugore nk'uyu nguyu iki ariko abagabo bararongo inyoko ko yarabizi ko mfite umugabo umeze gutya meze neza utagira ubwenge uravuze ngo nta bwenge ngira none uzi ngo ndagutinya nyirangasa urya ibyavuye ntabwo aribyo nahashye none se kumpahira bivuga ku ncunaguza ubu ngubu urahaze ubonye agateremunsi karimo agakoma uriye umuceri urengejeho kunyurira rero ntabwo naryaga subirayo ugiye kuri none ntabwo nsubiyeyo ntabwo usubiyeyo ariko uzi kubyuka uvuga amakariso gusa cyangwa urugira impano ngo ngire iki wowe uteyigira iyo mpano rero wowe woroheje wacishije bugufi ese ko wari dirida ese ubundi unyerera izihe mbuto ubundi imbuto se njye ndi icy'amarumbo ndi umwembe none rumva naba mwiza mbikuye he niba afite umugabo udashobotse nge rumva nashoboka ne reka mubwire nashatse nabi ngo wagize ute nyagaza utanzamura isukari nubwo nayo isukari se urayigira irazamuka ijya hese irajya he ngaho komeza uvuge ariko ibintu byawe ni bwebwe wagira ngo dufite ibibwana hano mu nzu wowe wacecetse nanjye mvuga bwebwe nawe wabwebwe unyizi ubu mbaye imbwa noneho nge mbaye iki ngewe ujya umenya ko ndi umugabo wawe nanjye ujya umenya ko ndi umugore wawe wowe uri inshinzi oya nawe nimba uri inshinzi se umugabo udashobotse bamwita ngo ukira wowe uri imbambare mubwire narashatse barambwira ngo ugenda ubone ntangiye kubona pe ugenda ubone wongereye umugore wabonye iki nazaga kugutereta wigize akanyana ese ya mazina wanyitaga cyo kutekeye anyitara ndita amazina watumye mpinduka ese ubundi kutambwiye ko wagonaga kutabimbwiye ko nakubwiye ko nge ngo nari uko nahaze cyane wowe ugona buri munsi wowe se kutambwiye ko iyo uryamye wamara gusinzira ucurama abo ni abazimu none abo bazimu kuki wabazanye usengera ntabwo wasengaga utisengeye nge nzabishobora kunyangasa ubundi ubumariye ubu nananiwe kwisengera ngo ndeka kugona none wonzasengera tuganire neza umariye iki wowe se ubona umariye iki ntacyo tumaranye dutandukane se twizirikanyeho ariko aya magambo ntabwo nayateguraga umuntu arabyuka byose urabiteganya ni bibi ni byiza ariko ntacyo utazatonganira ku wa mbere teremusi ku wa kabiri safuriya ku wa gatatu bote ku wa kane bote wowe wanyoroheye ku cyumweru uzabwira satani ngo umugabo karibu ibintu ni amahoro cyane karibu kwa kana k'imana nyirangazari rwose mukomeye cyane muraba neza yesu nashimwe isaha imbarazwa amakuru y'imisira mwana rimira bikora mukomere nyabo musanze twabavugagaho twaba tubaganira ngo ntabwo muheruka ukabeshye twavugaga ahubwo twaganiraga twavuga ko bataherukaga nibyo bavugaga yego mumeze mutese tumeze neza ni amahoro turashima cyane umuryango wanyu urishimye cyane ndabona ibintu ari amahoro pe nta kibazo nyirangazara mumeze mute tumeze neza turashima imana pe namwe ariko mumeze neza twebwe nta kumera neza ni ibibazo gusa
ibibazo kandi karimo Kati. mumeze neza Kati. Nyirangaza nubwo tuje hano twebwe dufite ikibazo. byagenze ute Uyu mugabo twabanye nabi, ubwa mbere dutangira twatangiranye neza, uko tugenda dutera imbere umugabo agenda arushaho kungaragariza imico mibi. Rero njyewe twari tuje hano ngo tubagishe inama. turahari ku bwanyu pe. Uyu mugabo twatangiye tujya mu bibina, dutangira mu buzima bubi, umugabo nkabona tubanye neza nta kibazo. Uko tugenda turushaho gutera imbere umugabo akagenda yigira mu mico mibi mbibona. None ubu kuri iyi nshuro twafashe mu bibina amafaranga, arangije tugura ubwa mbere akagare, turongera turatangira mu kibina tugura akamoto, ubu ukurikiyeho tugura imodoka. Ariko uko tugenda dutera imbere niko agenda anyereka ko njyewe nta kintu mvuze. None rero Nyirangaza narinje kukugisha inama nk'umuntu w'inshuti yanjye, rwose ubimfashemo. Uyu mugabo asigaye yitwara nabi, ntabwo tubanye neza. Basoje kuvuga se nanjye mvuge. Nashoje. Rero bavandimwe, umudamu wanjye ari kuvuga nibyo. Twatangiye ndi umukene, turi abakene twembi, tugura igare twiteza imbere kugeza ubwo tugura moto. Ibyo byose birarangira tubona n'ubushobozi bwo kugura imodokari. Aho maze kubonera imodokari rero byabaye ngombwa ko n'akazi nakoraga kahindutse, hindura business, biba ngombwa ko naguka mu bitekerezo shaka indi mishinga yo gukora. Uyu mudamu rero mureba ahora ashinja ko namuhaye ifuti imodokari nsigaye nyitwaramo abakobwa, kandi mu by'ukuri umukobwa abona mu modokari ni secretary wanjye, abari mu biro. Urumva rero ntabwo najya mu kazi kandi duturanye ngo ndeke kumuhara ifuti. Rero ahora ashinja umukobwa naramusobanuriye ngo azaze no mu biro rero ko atamusangamo, yanze kubyemera neza. Rero nagira ngo mumfashe mungire inama uburyo umugore wanjye yabasha gutuza akabyumva, kuko nta kundi nabigenza. Ashaka kumva inshuti n'abamotari n'abanyonzi kandi ntabwo byankundira. Ariko sheri urangije kwisobanura. None kera tugifite igare ntago wampagara ifuti, tugifite moto ntiwampagara ifuti. None ubonye imodoka ubumvishe ko ntagomba kugenda muri iyo modoka, usigaye utwaramo abakobwa wiboneye bose ngo ni ba secretary. Sheri nawe ibyo bintu ukora ntabwo ari byo. Kwisobanura njyewe ntabwo mbyiyumvishe ukuntu uhakana ibintu byose ukora. Tugifite igare wabashaga kumpara ifuti, tugifite moto ukampara ifuti, none ubonye imodoka utangiye kunzaniraho izindi nshoreke. Ntabwo ibyo mbyiyumvisha. Sheri wanjye rero ntabwo nkwanga, ndagukunda kandi urabizi twatangiye muri bikeya tugenda tuzamuka mu bushobozi twari dufite, ndetse n'ubu ngubu ntabwo nigeze ntekereza ko naguca inyuma. Ahubwo wowe ujye uri kumbona nk'umuntu uguca inyuma kandi ntaguca inyuma. Unca inyuma kuko wanze kumpara ifuti mu modoka, nsangamo abandi badamu, nsangamo iyo nshoreke yawe ngo ni secretary, wanze kumpara ifuti rwose kandi imodoka ari iyacu. Ntabwo ibyo mbyiyumvisha ukuntu atari inshoreke yawe. Ariko se nkubaze ikibazo kimwe, wambaye neza waroza uracya urisiga nanga kugwara ifuti mu modoka yawe? None umaze kubona ko ntacyoga, mbese umugabo twakundanye kera tugifite ibintu bikeya, none ubu tugeze kuri byinshi, umaze kubona ko ntoga. None se ushaka ko nzava mu kazi nkanagukarabya? Cyane ugomba kuza kunkarabya. Ugomba kunkarabya. Umva reka nkubwize ukuri, nimba ari dushaka kubyo kuzaza kugukarabya ntabwo nzigera mbikora. Umaze kubona imodoka wumvishe ko ntago utagomba kunyoza ngo mbese umfate neza nk'umudamu umekeye. Hanyuma se ko navaga mu kazi mvuye kunyonga rya gare ntaza nananiwe ukankuramo ikote cyangwa ukankuramo inkweto, ubu uracyabikora? Ubu ni wigize nibindeba? Urisigaye ugenda hariya bakubita igitwenge mu bandi bagore bagenzi bawe, warangiza ukumva yuko nyine wagezeyo. Ntabwo kimakeya, nanjye singomba kugukuramo inkweto, wakabaye umpakeya nanjye inkweto nkazikuramo. Umva rero nkubwire mukobwa, nagushatse mukunze kandi n'ubu ndacyagukunda, ariko aho bigeze ahangaha uhora unyurira inshoki zanjye.
ubu kugeza kuri iyi saha wowe umaze gusaza nureba nabi nzagusa ndashaje. rero mwihangane ibyo mupfa twabyumvishe kandi ubu natwe tubona imodoka bizatubaho. oya ntabwo twe Ani twibyatubaho zadufasha. ako ni ikibazo cyanyu kiroroshye nuko muri kubikomeza ikibazo cyanyu kiroroshye buri ruhande rumwe rugiye ruzi ikibazo gihari rero ndumva rwose ni ibintu toto Ahubwo tutagatinze kuri Imana yaduhaye ubwenge kumva buriya rero impamvu bya ku kagare mwumvikanaga mwari mukiye ku rwego rumwe kuri moto impamvu yagwisohokanaga nibwo yari akibona amafaranga ariko iyo byageze ku modoka buriya biba byabaye ibindi bintu iyo biri ku modoka ni ukuvuga ngo imodoka ni ya business ibyo nyangaza ariko ntiwabura kutamubera eh ntiwabura None si ibintu niko utangiye kuba kuri kote y'umugabo mugenzi wawe ariko ngewe utangiye ahubwo nawe rero yakabanga sibyo ibyo ndimo ndababwira njyewe se nkwihanganire Ariko se Nyangaza- urumva utangiye kurenganya umugore mugenzi wanjye ntangire nkwihanganire urabyumva ute none se uri kuvuga ngo urimo uravuga ngo imodoka iyo umuntu agize imodoka nibwo agira amafaranga menshi nyine nibwo agira amafaranga none rero nibwo yakagize n'umwanya wo kwita ku mugore we aha wowe urumva byagenda bite basi mugira indi nama itari iyo ngiyo okay inama niko bajyana iyi ngiyi akomanda nawe wagiye woroshye ibintu kwe ati ibyo ndiko babwira ntabwo amafaranga umunyonzi yabonaga ariyo akibona afite imodoka sibyo se kandi noneho ntabwo ibyo wamukoreraga ari umunyonzi ari ikimukora afite imodoka siko watubwira mugabo ahubwo mwebwe ikibazo kihari niki umuzi ikibazo mufite ari amafaranga none se tuyabaka cyangwa Imana yajyanye murabyumva mute Oya, reka Imana ntitwambura amafaranga iduhe ayo tuzajya twumvikaniramo nubwo yaduha makeya tukayumvikaniramo. ariko madawe ugira ubwenge aho twavuye naguhazi reba twavuye ku igare none uri kuvuga ngo Imana ngo dutware amafaranga iduhe makeya ngo kudutunga ese ko twari tumaze kugira ubushobozi bwo kubona imodokari ahubwo twasenze cyane Imana ikaduha ubushobozi tukagura iya kabiri kugira ngo ubone nawe uzaza ugendana basi ejo se tuzubaka etaje gute kandi uri kuvuga ngo Imana ngo iduhe makeya ongera utekereze neza ahubwo dusubire ku rufatiro dusenga Imana idufashe kugira ngo tubone ikibanza twubakemo ya etaje twagambiriye gukora kugira ngo ejo cyangwa ejo hazaza abana bacu bazabeho neza baziga ahantu hasobanutse kugira ngo bazagire ubumenyi buri hejuru cyane hari icyo bitwaye None se tubigenze dute? umva rero mbabwire rero urugo ni ukwihangana natwe kubona tubanye neza ni uko twihanganirana dushyira hamwe dusharinga ibiganiro kugira ngo mu rugo bitagenda neza bipfa kuko muba mutaganiriye nimba umugabo wawe yakwimaga umwanya umugabo gerageza uha umwanya umugore wawe umwumve kuko ndumva ikintu ahantu ibintu byanyu bipfira bipfa kuko nta connection ufitanye hagati yanyu nk'umuryango ubundi umuryango ukeneye connection yo mubasha kuganira mugacoca ibintu n'ibyo bibazo ndumva ari toto kuko hari benshi babaganiriza mukumva ibyo nta n'ikibazo kirimo je niko mbyumva ngewe rero ndumva mwatandukana ngo wiki ariko uratekereza ninjye utekereza ahubwo urwaye rwarakurenda kurwubaka none murabwira n'izindi ngo nisenyuke ngewe narakubwiye ngo Nyirangaza nta bwenge ukoresha mu bitekerezo ko nta bwenge ukoresha uratinyutse n'umuntu nta bwenge ukoresha n'imbere y'abantu wese urabona ese n'uruhe rugero ruri gutanga ubundi wowe uri gutanga n'uruhe ubu ngubu ntabwo uzamutse nk'isatura mana yanjye abantu bakwiye gutandukana kubera amafaranga kugira ngo mubye ubu narashatse mimi ubu narashatse njye nanjye narashatse ariko nimubona nagiye mu mubare w'abashatse ariko ari wowe na gitari ni rusakuza cyane ngo wiki ubu uracuranga pe uracuranga umenye noneho nagushatse ufite ubwenge ariko umenye barabuhushye bukagenda wa mugabo ngenda kugira inama yo gutandukana n'uwo mugore njyewe umva mubwire ni mu mwishinge arimo arashaka ko urwe rurimo rurahirima ashaka ko rurwanya uruhirima ubwo izo ni za nshoreke inshoreke se atamyambwa nayo kutamwitabye ndamwitaba se urimo uransakuzaho nk'ifilimi ukuntu arashatse utubazo twanyu ufite n'itoto ngo nimurebe njyewe reka mabwize ukuri mutandukane cyangwa umwe asatemo undi cyangwa ejo tuzahura umwe agenda mu kagare kandi mwari bazima ngenda babwiye si nguko ntabwo muri ukuntu mbanye nk'uyu mudamu ntabwo utanga n'ubwenge ufite umenya ariko bingana ndakubwiye ngo wamaze yewe ndi kubona nawe twari tugiye kugisha inama ntabwo nta kintu bimariye madahaguruka twitahire tuzareba hanze none se muhise mugenda oya musigarane iby'urugo rwanyu natwe tuzamenya twigiriye ahandi cyakora ubonye ukuntu wigaragaje
ariko ngo ariko nawe ninde utumye bari abantu bagenda ntago ari uvuze ubusa ngenda abwira abantu ngo batandukane aho kugira ngo bicane warangiza ukabashyigikira baje batugana kugira ngo batandukane cyangwa baje batugana kugira ngo biyunge cyo kiba kimena ibyombo cyo kiba kizabigura niko sha wagira shobuja umeze gutya se wowe ukaba muzima ngira namubyaye kandi mbona ari wowe wakuraho ubugoryi mbabarira kugira ngo usibye utagira akabanga abashyitsi yo bahari nkagira inama nk'umuntu w'umugabo nta nubwo wanshyigikira ngo ushyigikire mu mafuti uwo ntabwo ari jyewe ayaye mafuti gushaka bangiriye inama nanze Diane ngo ngiye kwa Nyirangazana none aranyangaje none se unyangaje ushatse kuba kutangundaga none Nyirangazana kamubwira uzi kuri ingurube ahubwo uri se w'ingurube